First of all akubonera igishoza ashaki yaranabikubwiye nawe ugabigiye avuga wowe you can never move on from me nikamubwiye imagine you can yaka 25 muri gereza yo gutera umwana bongera na yaruswa urumva yaruswa ntabwo bizi mvara bibiri 25 arafunze mageragere uwo mwana w'umukobwa yari ari kubushaka ibyangombwa kujya Burayi njya mbabona kuri TikTok we n'umwana we ubu niho bibereye I know baraka bebe rero ecyo twanje kusikumufata kabiri nanjye narumiwe uvuga inkuru utayisoma ukavuga nindi none ari yudukubitamo nk'inkuru eshatu musome ndibona ko wambaye ibintu bibi and I'm like how am I doing that? I have a photographic memory by the way. Even my dad never found. Great. Papa wanjye nimero zose abantu bose mu buzima bwe bari important azizi mu mutwe. Even if you are living in the USA, he knows your number. Yeah. Nimero ishani 10 arazifata. And good. So hi guys, how are you doing? Niza kumwese meze neza uyu mukobwa muramuzi mwese. Actually some of you know her, some you don't. Like some of you know her, you don't know me. So you guys, you're all welcome. Amazina nyitwa Debby, yitwa Kabibi Sandrine. So rero ni usikiganiro cyita. I don't even know what to say. But this is story time. Ni story time with Debby and ni ikiganiro nyine murakora tukaganira then later tukavuga ku kibazo umukiriya. Umuntu banyanyarikiye umuntu babaye ngiye mbita abakiriya bari kuko nibo bampa inkuru. I know. Ariko nibyo. So tukakiganira rero ubwo niwe mu hambere mutumirwa wanjye wa mbere niwe mu wa mbere wanyemereye. Clap it. Yeah. So Kabibi, welcome and thank you for coming. Thank you, Sha. I'm so happy to be here. And how is life? Sha, life is going. I see you're being. These days you're a content creator. Mubwire so apparently ndi kugenda mbo mu content creator ariko ndi kuba Instagram cyane kuruta TikTok. Actually TikTok actually for me is ngenda Instagram. I don't know why. No kwikoresha byarananiye. Sinzi naho nahera. Actually Instagram I don't know how to start. Being honest kuba nyine uri ufite ikintu ushira kuri Instagram, it's best cyane kubijyanye na income and whatever and opportunities. It pays? It does. Instagram? Not in a way of YouTube and whatever. Yeah. You cannot monetize it. Ariko kuri Instagram nyine like people got to see you kuko aba ama business menshi rero akorana nawe mu buryo bworoshye. Oh, yeah, like so PR. PR, like a person can call you akakubwira mukorane mu buryo bumwe nyine wenda ubuze gukora collaboration n'ibiki. Nyine hari more opportunities nyinshi cyane and people actually get to pay you to do a video just around. Oh, yeah, that's the thing. Ariko kuri TikTok ni nka community ngewe niko mbibona. Actually, TikTok nyine it's about community, engaging with people. And kuri Instagram it's more business. Like it's easier to get to know people on TikTok more than very on easy. Instagram. So I'm scared of Instagram. No kubona aba viewers n'ibiki byose ibintu byose kuri TikTok babyoroshye. Ariko kuri Instagram kuko isaba nyine ibintu biri very scripted, nyine ukabiscriptinga ukabyeditinga. It's a lot of work. Ariko you have to. I think I have to come there just because of this thing from YouTube. Please, I have to. Please. You are going to teach me. I will. What's the name of your course? It was digital marketing and content creation first class because it was amazing. Did you did? No, wait. Umva mubwire rero. Njewe ubundi kugira ngo menye TikTok. Katumuka story time. Kugira menye TikTok in the first place. Okay, nari nsanzwe nzi TikTok. Sibyo pale najyaga na posting aho nyine video turo twamafoto. Ariko ndi muri maternity leave. Na get very bored. Yeah. No, nawe ndi konsa urazi iyo konsa bro hari gihe bitwara n'amasaha abiri umwana yaragayija noneho ukamushira hano agatura mu bukongera ukamwonsa gutyo. So I got bored to the level ntari ndi kwihangana ikintu kimwe. Mind you nta television nagira iwanjye. So ntago rero bamudashyiramo movie n'ibiki. Rero nzakora na stories za Debby. Because of me. Of course. I'm not even lying. Really serious. Clap it. No, because cyamfashije. Hari ukuntu bavugataga stories ukazishira muri playlist.
Yeah. So what I had to do, nagiye kuri story ya mbere and then I went to playlist. After all, one ikajijamo ikajijamo urumva rega nje nakumenye icyo gihe nyine muri TV. When was that? I think muri 2024 iri no kurangira. Wowe wamenye oh my goodness. Uyu mwaje muri community ya nyuma. Wa nyuma ariko urumva ryo naje niseseka ndabasiga mwese mba mugezeho. Face to face. Actually, the time I think the first time I saw you were talking about like giving birth. Yeah, babies and stuff. Yeah. You know, and I stitched your video, like talking about how, oh my goodness, talking about how big is a child is shedding. And you're talking about it and I was like, this one, she doesn't know thing, eh? How does she say this when I went through this? Njyewe ntakubeshye ntabwo byigeze bingora ariko ikindi kintu cyabaye nyine urumva nagiye ngira nka encouragement from you urumva ntabwo twavugaga ibintu bimwe ariko nza kujya umva ntakubeshye narebaga profile yawe navuga ati mana yanjye gusubona ahora na Debby. Why? Because I was so like yes no I mean you know you were on top there. I was like no how can this person nahura na actually bro you were a star. Let me tell you something. I used to go njye posting on TikTok. I didn't even know. Even until now, I don't believe in how people are there watching my stories. Wow. I don't believe it until you know n'abantu. Uzuko niba ku munsi wa mbere nkubona amaso. Do you remember? Oh my God, when I was story so you watched my stories. I was like so proud of myself. Uzuko ni wo muntu wa mbere mu Rwanda ukora story neza. Noneho hari umuntu nabonye ari kuvuga kumva ngo uyu muntu ntabwo ari kumuvuga izina ariko ari kuvuga wowe kazi ukavuga inkuru ukayishabiriza ukayibishya tukababara ujureka inkuru Debby azivuye. Thank you so much for loving me. Kubera ko ngenda kubesha the time I started doing stories I was at home one day I was nandi mu rugo in my brother's room then ngiye nkunda kumva these stories zo kwicana nyine zino za crime stories. Yes nizo numva if after Nigerian movies nizo then gospel. That's the things I do on TikTok. I mean on YouTube. Then ukunda nazumvaga mara kuzumva nkazibwira abantu and people used to think najya mpagarika abantu nka 20 ndi kwabwira ngo zumwicaye umaze n'isica abantu muri America ibintu byo naramushitanyanga why can't you do this kind of stories on TikTok? No, for me I want to go on YouTube. That's when I'm gonna do this. And I'm like, Debby, you can start on TikTok. If you find community on TikTok uzaza kuri YouTube byoroshye. No, I don't like TikTok. I don't want. Then my brothers, like my brothers who left the country, then they were can you please help me to get a TikTok from there because the number I even got paid once a lot of money. I got a lot of money from TikTok, but next even the broke. Oh, so the thing about the ngusha guhembwa ukwera from content Rwanda kubera views zanjye nabonaga kuri stories zanjye zo kuri TikTok. That's the truth. Anyway, that's another story. One day I'll give you stories of everything happened to me before this year started. It was kujya kubana no hands. I think so. Koko abantu baba hanze barahembwa share. No bara abantu bose baba diaspora bakora mu TikTok barahembwa. So arashingiye azahembwa. For me I got paid mu pound. Ndio zanahembwa nka pound nka 700. Something like that. That was a lot. And it was my first time kubona nita ngakoresha umwanya amafaranga kaza bro. I was like this is the deal. Then TikTok mpita mbanga mwese ariko TikTok n'ubwo bazajya twishyura turakora sheri. Then ngiye kunamenye nako abantu bandi bari stories zanjye. One day mve mu rugo nabaga kuri yenzi njya muri TDMR. Nakubeshye buri mu mama wese naciye. Yaravuga Debby, I love your stories. I'll be like, which stories? Those things nicara ngasoma kaka abantu babinyereke and nibutse ko umuntu wambere wanyuheje story yaramwe murabonye kuvuga stories zo kwicanye ngo ndugureka ngo imuranje ngo nanjye uzayumvuge. Iyo ngura abantu yanzanye I can't believe yanzanye abantu benshi cyane. Ndavuga wow maybe this is my thing. Nuko ko nagiye menya ko abantu bari stories zanjye until naje guhura na n'umumama umwe ukora muri Bank of Africa haraheje muri chic. Aramwa ngo ngwino yampaye this as a cant. Arambwira ndari ndi muri konje ndi depressed. I was going through a lot. Njye nuko ntari mfite amafaranga reka mbabwiza ukuri
Debby njye nari kumeza gatubutse kuko nukuri ko Imana umva naragiye ngubwa neza urabizi hari abantu bagira ngo postpartum depression I don't mean ngo niwe wabiteye whatever ariko I think ko you performed wowe nuramu fiance wanjye rwose nimwe mwahabaye I'm telling you guys because urumva inkuru ziwe noneho hari zo najyaga numva kavuga se uyu mwana w'umukobwa abari kubeshya bari kuzishaka hehe abantu sityo no ndazimba cyane kandi bazanye nukuri ko Imana no impamvu nabyibazaga narabonaga ukuntu uko uyu muntu ari kuvuga ibintu ari ukuntu ajya ku ruhande akabanza agasoma akagaruka no for me I have like for me iyo nakoze script ya video ngiye gukora video iri scripted nuko abantu batabona ko I'm good at editing and cutting I cut it ntabwo ushaka kumenya ko mba nakoze ama script ariko I felt so much nkagaruka nkasoma so that's how I could be by gusoma inkuru y'umuntu I know for sure I'm very photographic I have this memory that's very photographic the truth is story mu yamaye mbanibuka paragraph kuri paragraph kubera ko actually niga muri secondary the truth is sinigeze nandika note abana twiganye basaze babivuge bavugisha kuri bahuraga bahira amakayi de batuje story what I knew umuntu wigeze undakarira iminsi nk'itanu ndavuga se twapfuye ngo story wayirangije nayo barangije umukobwa apfuye what are you doing? You should be writing movies though. Yeah, I want to write. Kuko urumva no ikintu gitangaje ukuntu uri kuvuga inkuru kuko nanjye nkunda kumva inkuru z'abantu especially bari abantu bo hanze ariko hari umukobwa nakunda kumva n'unjye mwumva actually iyo ndi kureba iyo ndi gukora nka makeup yabavuga ngo ni get ready with me story time we asoma inkuru zo kuri Regit agahindura amazina I think so no umva ikintu gitangaje ubu ukuntu baba bazivuga nyine ubibona ko yagiye gusoma akagaruka agakomerezaho kugira ngo ataza kugira ibyo asimbuka but for you no I memorized everything ubu uri kuyivuga nk'ari we byabayeho no I changed the way I used to say this my story because one day nagiye umuntu twize kuvuga ko twidukora na YouTube everything then mvuga story y'ukuntu umukobwa yatwandikiye atubwira ko umuntu ari umutipe wa dega yabanye n'abahungu batatu bavukana then bivuga as me guess who sent me a message the first my sister okay Debbie you don't know the dad of your kid I was like what do you mean my friend what are you even saying what are you doing oh my god that thing broke me I'm telling you the truth I got so broken I was like they thought you were talking about your life everyone was thinking and I was like so everyone think I'm a whore or something I was like okay no this is not true people should do better yeah actually Namge before before you come here and start doing this just go listen to the whole video ariko rero mfite ikibazo no ku bantu bajya bumva inkuru za Debbie mfite ikibazo kandi nabo nibaza ko harimo bamwe bajya bakibaza nta muntu uravumbura story wamuvuze urabona nka gutya umuntu aguye inkuru most especially men they get to listen kwa nibo bari even their friends bajya one day there's this guy okay the truth is umutipe this is the story I said am I the interviewer you are the interviewer what's wrong with you oh yeah you are but I am we'll get to you don't worry yeah so one day a guy yaramamaga from nowhere like it was around Satan you see someone who calls you Satan I was like no I'm not answering then he called again then he sent me a message Debbie hi I was like who is this I thought he's my brother maybe at school or someone. Then I found the telephone and so what's going on? How are you? I tambwira ngo murashaka gusobanurira inkuru wamvuzeho. Ndavuga so tell me. Arambwira ngo umukobwa ngo yarakubeshye this and this. Ndavuga please next time call me mu masaha mazima. Kubera ko n'ubwo amasaha sinana kumva. But okay what happened? Umpunga akajya mbwira bino wabeshye bino nibyo and I was like okay another one umukobwa yatewe inda n'umuhungu ariko bakundana off and on like things like that then umukobwa yimbwiye umutipe narabimenye this guy twahuriye muri mariage aramfata ati shaka kumbwira ko numvuga nako se ndakuzi wowe ngera uzi atambwira ati ndavuze ngo come here nako see what's going on I don't know you nunafata nimembwira ngo katungenda ndati mugande kure
umuhungu atumaze imana uramushaka iki ngo umukobwa yaramvuze aravuga ibintu ambeshyira kuko buri muntu wese aba afite different side of the story nicyo kintu bazi gukora in this kind of things I do everyone aba afite different kind of story uribuka story navuze uyu mutipe w'umushejo wundi wateye umugore w'inda imagine this guy he had to call me ask me to go sit with him talk to him kugira ngo akubwire story ambwire what everything the truth is uyu mugore ibintu byose yavuze most of it is true ariko nawe yagiye yishyira heza actually iyo umuntu ari kuvuga inkuru kenshi niko bigenda most of it is true but this man was like there is waranfashije but this and this ibi ni ibintu ntari kwihanganira umugore wanjye yakoraga ndavuga shashire ni uko ari kumucira niyo mpamvu ibintu bibonaga ahita mbwira ngo kuyango ntabwo wavuga gutyo uri kumuvugira ndagashira ntabwo ngende kuvugira that's the truth wowe wumvishe sides zombie and then you are being a judge nambwiye so can I go give people this second part umutipe arambwira ngo yango ugende ngo ntabwo ari ngombwa ngo madamu wanjye tubana ngo yararakaye cyane ngo yaranahukanye ndambwata wishira nawe yarishishira ubutipe yarambwira ngumva ngo Debby ngo nanditswe ngo ngo turi buganire ngo ndabona ngo warafashe side way ndamwandika ngo ngiswe nawe uri njye wafite side exactly ndamwati uramutse ari wowe ufite umugore wawe sibyo umugore wawe yararukanye murazanye sister one ni mama w'abana bawe murabana mu nzu uramutabye kubana mu byaro what do you mean I know this was actually Christmas no yeah it was on Christmas that's when we talked on this with this guy ndamwa nawe ari wowe arimo ngamba rugende isi ndamwa nzayisi uramama nambisaba nzabikora but for you I will not do it baba kwiyerega kubanza bakajya no gusaba imbabazi kukintu menye ko abantu nago baba bararangije kwikirana n'abantu umugore warababaye ibaze kuba afata abantu kujyana kwa nyirakuru akabaheza no kujya kubatureka munanira urumva umuntu yishimye ndambwa rero ntukamamagara umugore wawe kwa I have her number we talked for a long time ndambwa okay can I call her arambwa ngo yango mfite isoni zo kumuvugisha ndambwa mpamvu ufite isoni nuko wishinja icyaha that's all ibindi byose ntabwo sindi umukansara sinkora muri ribu icyo nshinzwe ni akazi nihaye na muntu wakamaye nakuri nta kujya kubwira abantu story so nuraza kungisha inama of course I'll go inkuru nyivuge simwe rimwe na rimwe n'igihe mvuga nka naseka amahoro ngo ngo Debby murasekana ntabwo mba ndi gusekana sho that's the way I speak kubera ko n'igihe nanjye uko ibintu byo bimbabaza nanjye ntagira ngo ntajya agaseka se what ariko bibaho hari n'ukuntu nanjye iyo nk'ikintu kinshokenze ariko in a bad way ndavuga ati nk'urugero ukambeshya nk'ikintu nzi mpita mvuga ngo biragutanga no ngakoresha wow no ko wow uzi ko isanzwe ukoreshwa mu bintu biri exciting ukagira ngo nyine ubaye shock factor nuko ako bagiye bagerageza kukumva ariko hari n'inkuru uvuga yenda like nkaseka mvuga ati how come nyine abagabo badushuka bigeze ahanga ugasanga nyine nk'umugore hari n'inkuru bigeze kuvuga I was like ubuse hano njugunye umukobwa inkuru y'umugabo ngo yakunze umurumuna w'umugore and then ajya kumariya umugore yeah that how men are so wicked ku buryo wowe wakunze Debby Debby ni hari actually ina hano ugasanga umukobwa ako n'abavandimwe nabona abakobwa turi babiri rimwe na rimwe uriya murumuna we naramwumvisha abanyamuga ati murumuna ariko njye ntabwo I don't judge people ukigira gutyo uga bati ngo mfa bro ni nka bashanyaraza akagufasha kandi ugira ngo bikakubwira sometimes people abantu bijya falling in love with someone even though it's forbidden akabukunda ariko bigenze sibyo but njye umuntu wese na judging muri icyo gihe is the time ufashwa kugira ugati I couldn't do it kuko birumvikana rwose ugira amarangamutima dufite everything can happen but you can even cry out come gati nukuri penda kwinyinza I nisande ndi mu rukundo n'umugabo wawe I didn't plan it please don't ariko oya ibintu byo kwibaduka ngumva ngo hari aho tuzamusangira so kamubwira imbere ibyo bintu ngiye birambabaza kumva gushaka kubwira umuntu ngo I'm in love with your husband how are you falling in love with your husband most of the time erega biba byabaye triggered n'ibintu byinshi bitandukanye hari igihe husband wawe ari wowe wabiteye nusa ucyo ko biterwa n'abantu hafi y'ibihe byose kandi reka nkubwize ukuri pe njyewe ntabwo nemera ko umuntu ashobora gukunda undi nyine ngo just falling no there are these ones you have this kandi ikindi nyine ugomba no kugira boundaries bro because njyewe nahita mva no mu rugo rwawe kuko ugomba kugira respect women they don't have
they don't have boundaries. cyane cyane iyo umugabo afite amafaranga. Fuck them. But ariko reka mbabwira abakobwa bari wicked nabo n'abagore nirirwa mukundana n'abagabo mubizi ko bafite abagore umugabo naza kugushukashuka sava akuze kugira ngo utware noneho uwo mukuru akagera mukoya akamusaba uhari akusugusubira wani kavuga gute wongeye ngo umugabo ngo kana kango wamukuranye namwibye none nyine ngo yagufasha ese ubundi abana babo bari umwana wande biteye ubwoba ariko nyine hano bagabo biteye ubwoba. Okay, Kabi, on you. How is life? How are you? I'm okay. Ariko nakubeshya nyine pe ubuzima hari igihe wicara ukabona ntabwo uri kugenda uko ushaka. I know. Sometimes. N'abantu bari hariya hirya bajya babona hari ukuntu umuntu abona umuntu out nyine nk'ukuntu ngiye nakubonaga abantu benshi sinzi ukuntu duteye. Iyo ubona umuntu afite abantu benshi bamwumva urabona hari nk'ukuntu ugitangira TikTok yawe ndifite nka followers 1000 uraho nyine viewers ababa ibihumbi wenda nka 200 wakubise bakaba 500 umeze nyine uraho ngaho zikesha ariko nuba wumva nk'umuntu ugira ke nka 50 100 kumva nyine ni umuntu ukomeye nabibaza we are still struggling. Yeah, basa ni mu bindi bihugu I views abari butwishyura. I know we struggle a lot. We are still struggling. A lot goes. We are all going through it. We go through all of that. Ariko njyewe nyine ndashimira Imana ku rundi ruhande I am thankful ku buzima mfite gusa nyine mfite project nyinshi cyane muri uyu mwaka tugiye gutangira baby nyinshi ku buryo I did the vision board. Me too. Vision board. I actually started I don't know for oh my God, I trust you, but I don't know for sure. But yes, I trust you. Ariko you actually I may niba utarigeze ukora vision board y'uyu mwaka I think you achieved so many stuff. Me, I didn't do the vision board of this because this year when it started, I was so down. This actually, what happened? Kuri Bonane, with this year, that's the time I cried. I'm Really? I was crying. What happened? I can't talk about it. I'll talk about it next time. Next time. Because something happened to me in November. Oh my goodness, it was so bad. I lost all my friends. I lost people I loved. Because of it, bamwe bashaka kukwita ko ndi n'umuhemu ndi n'umugome nawe biri umwana mubi and they don't know for sure what happened to me because that thing that happened oh my goodness I didn't even have a place to stay. I didn't even have a place to sleep. It was too much, like too. Oh my goodness. Ariko that time you were giving us stories all the time. How do you do? I have to be there for you. We have to be appreciative. I was giving people go through stuff and still they give you stuff. Sometimes even people I don't know stories does this story somehow heals you in a some lot way? Of did and some destroyed me. Sometimes sometimes I think I will never get married. Kubera the things I see and some people there are people who are there who are supposed to be for me. Nyamashimira cyane kwako wajya ngo baranjaye n'ubwo batamjaye n'abantu bajya ngo baranshinzwe. Every time I nsomye story ibabaje cyangwa mvuze story meze ukuntu there's this one girl I don't know I don't have to say her I can't even say her name. I don't know her. She's on TikTok only. Sindabona nawe nanyuze nazongera. Ajya nanika kanga Debbie even though you know I saw don't let it get to you. We are more than this. We are things we take inside us. Like even to fata we become that. Yeah. Nyine kugirira amacenga bose bino bintu ntabwo bizatuma nyine utizerera mu bagabo. It's not about that kuko nje abagabo I don't hate them. I love them. Actually, I love them. But they cannot surprise you. Yeah. Or disappoint you. Yeah. They can never. Kuko I'm always every time njye mbara umukobwa reka mubwira abantu bajya bavuga ngo Debbie ngo gira amahane I don't like being on that something. When I'm in love, I'm the stupidest. Mije ko bambara ko bucucu iyo ndi mu rukundo ndakubwira ngo niyo wabusana bitovene ngukunda everything is perfect. The way that's the bad thing about people who fall in love with myself this year. Can I tell you something? I blocked many guys this year. Jesus, she deserves this. I'm so proud of myself. Every time a guy messes with me, I block. You get that? Block, delete, block, delete all the time. Yeah. Block, delete.
Yes, that's amazing. You can delete amazing. And end up coming back. Amazing. I broke and stay with those messages. Actually, I read them sometimes when I want to feel bad. When I want to remember that this what happened. Before I unbroke him, I just go read them. Like, oh, you said this to me, broke, stay there. Now you know where you belong, Urumba. In the dustbin. No, cool. Ala kubera none so ubuzima bukufasha gutera. Oh, my life is not that perfect. The monde rwanda nk'ibisanzwe tureko twabona igice tureko twabona radio tureko twabona no twaje kuri TikTok kuri YouTube. Anyway, thank you for 1,000 and please do subscribe. We need like 5 subscribers at least in the beginning of this coming year. And you can do that. No, I have 1,000 already. I just need like 5,000. You know, we can like 5,000 in the beginning of the year. Yeah, like from actually, like, you can give me a Christmas gift of 5. No. My birthday is coming 2nd February. That can be your gift. You can just subscribe. That'll be a huge gift. And share this video. Can I give you a story of someone? Inkuru umuntu yawacu yaduhaye ndavuga ntago ndi bivuge cyane kuko twafashe umwanya munini tuvuga. Umukobwa yatwandikiye. I know I'm going to say this story because I know you went through it. I went through it, but for me it was different because yeah. Anyway, so umukobwa yatwandikiye ngo Debbie ndi umunanzi. Ndi umukobwa kuza n'imfubyi, amaze gukora n'imfubyi, ririra arakurishoboka byose. Ageraho ajya ariga nyine agerageza gushyiramo ubwenge we kugira leta izamudikire n'ibyo byose abo munasi amaze kwereka uwo munasi aza guhura n'umutipe amutera inda bafite umwana w'imyaka 2 yanga ati nimba kintu cyamumurikije kuri iyi si no kuba umusingle mom like no kuba single mom narakuze nifuza ko naba mfite famille mfite umuryango everything rero icyo gihe cyose maze kubyara umwana twakomeje gukundana na papa wiwe turi kumwe tukaryamana everything. Then nyine umunsi we nyine tukaba turi kumwe akaba yibere muri football ntacyo kintu ibintu bimubwiye he cheats on me, he does a lot of bad things. Then ejo bundi rero nza umukobwa agiye muri football nanjye umukobwa aramubaza ngo se wajyanye nande ahitambwira ngo I don't owe you any explanation. That's the boyfriend. Umukobwa urumva byakunda ni baby dad ariko barakunda ariko ngo aramusuzugura cyane. Urumva umukobwa biramubabaza. Noneho muri iyo myaka yose amazibira byaye something like that ababyeyi b'umuhungu ntibarajya kureba umwana wabo ntibaranasaba ngo katuri umwana barabise umwana hari ariko ntibarabisaba ariko abavandimwe b'uyu mutipi bajya gusura umwana bakamenya nyine umwana wabo ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukobwa ati rero mu minsi yashize ati nagiye ngo tuvugane ibintu nk'ibyo ngiye tuganire kuri that disrespect and kuko akora mu promising ngo bazabana mariage things like that bikarangira aho bikarangira mu magambo gusa. Urumva umukobwa rero ngagenda babiganireho umukobwa aramubwira ati nge rero niba rukungu tugiye kubana reka ngende nibero ubuzima bwanjye nawe ubuzima bwawe. Umutipe ngo atenukira aramubwira ati wowe nashatse kubudampinga kera urumva nashatse kukwanga kera ubu rero si ugiye kumbwira ngo nashatse kwanga kera ndakuba nkugirira impuhwe gukundana nawe ni impuhwe wowe igihe cyose nagushakira ndakubona igihe cyose ngushakira ndakubona so what do you think you are? Umutipe nyuma aza kumubwira ati mbabarira things like that forgive me urabizi n'abahungu they know how to ask for forgiveness ati nakunyine mbabarire I'm being frustrated. I know. Wait tumani wajye ngo urumva umukobwa rero aravuga ati Debbie ngende ndashaka kumenya ukuntu umuntu yakikuramo umuntu ndashaka ukuntu yakibagiye ku muntu mwabyaranye I want to move on I want to live my life again. Why do you mean umukobwa ambaje Debbie kuki yahagumye akampromising ibintu bya mariage akahaguma kumbeshya n'ibintu why did he stay? That's the question. Chingi cyozo dufite. First of all, men are wicked. Okay? Not all of them. Some of them are good people. Mine is not. Yeah, fiance. Mine is not. Ariko reka ngubwize nyine most men bari kunda cyane. Yeah, they're so selfish. Ikindi kintu abantu bankurikiye ntibanyumve nabi. I can't say I know the ball, but I get to understand impamvu umuntu iyo yabyaranye n'umuntu aba ashaka ngo ari we babana bakomezanya ubuzima ari nayo mpamvu ntekereza ko yamuhaye attached cyane sibyo. But let me tell you something. This girl niba urimo no kutwumva cyangwa uri muri situation imeze nk'iyo mukobwa sibyo umuntu utakubaha ndabivuga gute like the disrespect yonyine ukuntu ibingana
iyo mugeze mu rugo ubwawe urisohora. Yeah, that's true. Nubona umuntu agusuzuguyeho gakeya akabigira ibisanzwe, just run. Ikindi ntabwo namubwira rwose nko kukuramo umuntu nk'uwo bizamworohera pe. Biravuna cyane. Cyane ko urumva umwana we ngewe ndumva ari na mukuru. Nibaza ko baba yarafitanye na attachment n'umuntu. Yambwiye ati me I'm financially stable, ntabwo ufite ikibazo cy'amafaranga. Ariko nyine ikibazo ndi kwibaza, urabona uyu mwana yabaye attached na papa we bakiri muto. Kumukatinga burundu ntabwo ari ibintu bizoro, ariko ngewe nicyo kintu cyonyine namugira inama yo gukora. Yeah, actually block the shit, because sorry but he's not a human, okay? He's not a human. Ni umuntu ugutrash. Noneho reka nkubwira ase kuki abantu baba ungrateful. Umuntu hanubwo ni umukobwa nawe ari kumudampinga, by the way. Ubundi kuki wumva ko umuntu wabaye single mama atakudampinga? Cause niko tekereza. Yeah, cause hafi ya bose aba yumva ngo gukoza ikintu nyine ngo cy'ubugome ngo ko yakudampinga igihe cyose ashakiye, urumva nk'ibintu yabwiye. This guy told me that he wanted to date me because I'm a single mom. Ngo ubuzima ndabwa me I know nothing about life. Me njewe ngiye gusa nta kintu wazimbwira kuri ibintu by'ubuzima. I know nothing. Ntabwo nababaye. ngo ngiye gusakoza utinga just because ngo single mama ngo ubuzima ngo babaje. Isundi kuki bashaka umuntu ufite ubuzima babaje. Ufite abana n'umuntu umeze neza ukamubanira ukanakomeza utuma reganamera neza. Uzise ikintu kuko bayimva uzabyanganira. That's the bullshit I can't even. It's a bullshit, but it's so wicked. Umva ubundi hari abantu bazumva ijoro no mu matangazo batazigera barigeramo. Mu matangazo ntabwo bazabyumva cyakoze. Kuko reka nkubwire bano bagabo, ariko reka mbabwira abakobwa, niba hari umuntu dukurikiye umukobwa cyangwa cyane abakobwa, these men run. Nta muntu ugukunda ibyo ngibyo bishyira mu mutwe ejo bundi kuko njye ari kubwira umwana we ngo abagabo bose barwaye sida. Umwana afite ngane afite itanu washaje n'ibi bishimye. Ndi kumubwira ngo nese wajye kwa muganga ukamupimisha ngo abagabo bose barwaye sida, kandi ngo nta muntu n'umwe wakwizera ngo uko bose barwaye sida, ngo kandi urwaye sida utupfa. Reka nkubwire abahungu bose ni abagome, urumva? Until cyane abana b'abahungu bazaba batereta bakababwira ngo wamaye gasomyo ngo warize tukaryamana ngo ko nta birenze, barakwanga. They hate you. News flash, they hate you. They want to do shit kuri wowe undi bakakudampinga. Most men are like that. Bagirira ishyari abakobwa. Se arabibonye ibyo bintu. Oya ahubwo ushobora gukunda n'umuntu kwigirira ishyari utabukunda. Ahora ashaka kukwangiriza ubuzima. Ariyo mpamvu udashaka kuva mu buzima kuko uyu mukobwa ni umunasi, afite akazi keza, ameze neza, she's financially stable, she's with a guy uhora umupinninga down. Ubundi yamara kumushyira hasi akagaruka kumusaba imbabazi just kugira amugumishe muri ya loop yo kuguma wiyanga. Rega abantu bise nka shitani shere ni nka kwakundi iyo ufite urabona umuntu ufite depression ushaka kwiyahura, aho afite akantu kamwe muri mutwe ngo leta akamubwira ngo you are fine, it's okay, you are not going to kill yourself. Next time akaza go nabangura uko baba bameze. I know. Njyewe ikintu njyantekereza mu buzima as a single mom. Let me tell you something. I've been a single mom doing this for 7 years. For me, I'm not full-time a parent. I'm partial. Kubera ko se papa wanjye umwana wanjye aramunyine, but it's fine. I'm not complaining, but the truth, which is amazing actually. Yeah, it's actually because you got to live the life abandi bantu batabona uburyo bwo kubaho. Kuko when you become a single mom, somehow hari part yawe full time, hari part utabasha kulivinga too, because you have to be there for the baby. Rero ugize imana ukabona umuntu uri gentle nk'uwo your dad ufite urukundo rumwuzuye cyane ko abantu bakuze rumva bikundira n'ababebe biki nta wundi mwana mutagira urumva ushaka umwana wo kugumana nawe. For me ngiye nyambuka nago ndi full time single mom. I'm partial single mom. Actually I'm financially full time single mother. I have to pay. Yeah, I have to pay on the side of actually, luckily these days
his dad came and was like, I want to pay his school fees. And I was like, thank you so much. Even thank you, man. Thank you for doing this. Thank you. Yeah. And keep doing it. Yeah, no, he will not stop. Don't do that. He might stop. Why are you doing that? No, because we know men has somehow watangiye kugafata kabati. She can take care of it. No, keep doing it. No, you keep doing it. Thank you. We appreciate you. Appreciate. Yeah. So, even ikintu nabonye cyo mu buzima, the time you don't stop going back to that guy, he will never respect you. Exactly. First of all, akubonera igihe cyose ashakiye. Yaranabikubwiye nawe ubwabigiye avuga wowe, you can never move on from me. You can never move on from me. Imagine umwabyanye kubwira icyo kintu. You get audacity. Yeah, it's the audacity for me. Yeah, arambwira you can never move on from me. Actually, icyo kintu njya kimbwiye nari cyumweru. Nari ukwezi nakiyanga. Kuvuga ko nge you so desperate. I'm so desperate. Utamwanga bidashoboka ko shobora kumuvinga uko twahuye mu buzima bwanjye dukuze niko I can move out of your life and go neza tudatunganye nakubwiye nabi everything. And by the way, twarakoze turi n'abagenzi hafi ya twese, right? Generation yacu yoroshya ubuzima. If you become a parent with someone, it happens, so what? Niba mutari bukomeza ubuzima, life keeps going on. Wowe ugenda uruhande rwawe ndagenda uruhande rwawe. You don't have to be like this. There's this guy I'm sorry to say this story. Yeah. I want nari ntuye umutipe atera umwana w'umukobwa inda. Ukiri mutoya amutera inda. Actually bajyaga baryabanira w'umuhungu. I believe even the parents b'abahungu menya bari banabizi. I think so. Umwana amaze kubyara, umwana arwara ikirimi cyane cyane. Umwana asaba papa w'amafra, umukobwa amwinginga se, umwana yari impunzi ari gushaka kujya hanze, things like that. Aramwinginga aramubwira ngo mbaruka amafaranga ntavuze umwana. Yafunguye yarajya avunjisha ibicumi yamusabaga bivunja mu bice ayo kubita mu maso. Uwo mwana arafite sister we mukuru aravuga ati people joke too much and until now umvuga turitirana uwo mukuru we iyo mubonye ndavuga ati njya mutambuka se sheri, do I have to sleep down and you pass do I yagiye kuri deep ahita kumureka agati ati mwana kuko umwana ina atujuje imyaka hejuru mu bicuru ukuntu abantu benshi byangiza ubuzima bwabo. Ngewe murabibabwira ngo nimugakinane n'abantu bose mubonye. Ushobora gukina n'umusiyoki akakwica. Nimugakinane bino bintu umuntu aza kuri content yawe akandika ubugori. Ngewe nshobora kugutrackinga nkaza nka yeah, actually true. People can do that. I did. You know? I did. People can actually do that. Njyana umuntu ajandika ibintu bibi kuri muri comment section about my son. I had to make sure I get to know him. Twari searching mpaka tubonye tubona amazina ye tuyamushaka kuri Facebook until we found his number. I went to meet him. I was like, who do you think you are? Debby n'umwana mwiza ariko maybe next time a bad guy will come kind of people he didn't do it again. He has yes na ura nta handi anazongera kubikorera undi muntu kandi umukura ari nuze ngaho ibibazo nk'uwo cyanyije ubuzima bwe ukazobwira agiye kuri baramureka maze kumurega iwabo batanga amafaranga ngo bamurifungure bamufunguye tubakora party muri ya party wa musista we unyine tuyitura ngo Deborah isubirayo ajya kukureka ati none batanzira ruswa bitagaruka. That guy wamukati imyaka 25 muri gereza yo gutera umwana banyera na ruswa. Urumva ruswa ntabwo bizi mvara bibi 25 arafunze mageragere. Uwo mwana w'umukobwa ari kubushaka ibyangombwa kujya Burayi. Njya mbabona kuri TikTok we n'umwana we. Ubu niho bibereye. I know. Baraka bebe. Rero ikintu bibeshya. Tekereza nk'uwo muhungu yaba afite ubwenge akabukoresha akamubyo 10,000 akamubyo 10,000 akanamufasha mu buzima bayemo. Erega ntawe umenye ubwirageze. Urumva ushobora guhemukira umwana w'umukobwa ngo wamuteye ukamwiryaho ugasanga ejo bundi niwe muntu wa mbere ukeneye ku isi ni nawe wenyine ukeneye. Buriya biratandukanye kuba ukeneye uwo muntu ari we muntu ukeneye cyane no kuba ari we wenyine wamufasha icyo kintu wenyine ibintu bitandukanye. Rero ingiye inama nagira uriya mwana w'umukobwa kugira turangize everything. Icyo inama nyine namugira ngiye reka nikubwire. Swallow your pain.
numara kuyisonora ngo ushyire mu mutwe numara kwishyira mu mutwe ishyire mu mutwe nuyishyire mu mutima by the way uyishyire ku bwonko bwawe ubwonko bwawe n'ubuzungurira kabiri you broke that guy utitaye ko mufitanye umwana bari umunabe abo bavukana uzabareke babona umwana ko buryo umwana nta makosa afite nawe nashaka kubona umwana you are not supposed to be there umwana afite imyaka 2 umwana wazi kuvuga ntugomba no kujya kumureba nta n'ikindi kintu kigomba kubahuza nicyo cyonyine kizatuma ukira naho ubundi nuguma kujya wirirwa umwiruka inyuma sheri uzarira urire urinde usaza ukiri kandi rero abantu benshi ntabwo babibona ko ubuzima bwawe buri kugenda ubu like uri kubutakaza throwing your life away kuko this man ibi bintu byose ari kugukorera ntabwo ateze guhinduka kimwe cy'abantu bibeshyaho ngo people will change no he will never change amagambo yose uzakubwira ariko ubundi reka nkubaze wari wabona iyo ufite nk'ikintu ushaka guhindura mu buzima bwawe tuvuga urugero ushaka kubyuka nka 9:00 z'igitondo buri munsi you want to change that in your life ubona ukuntu bikuvuna biravuna pe ari wowe uri kubikora uzi n'inyungu bigufitiye ari nawe uri kubiharanira ngomba kujya ndabiswe ngomba kujya muri gym but every time amasanye kujya muri gym agiye numva n'ibirenge bitanyeganye uterero wumva ko ushobora gufata none initiative yo gutuma umuntu ajya muri gym nawe byarakunaniye nanjye ubwanjye binanira to change you is hard but can you think ngo uri gukora ibintu ngo kugira ngo undi muntu ayibabaze sheri so uwo muntu ntabwo azahinduka this man yarakoze kuguhereza umwana mwiza w'icyumukobwa but block that person and matter of fact ari ibintu bita gray looking like you don't have methods zose uzakoresha kugira ngo ukomeze kubonana n'umwana wawe nagomba kuba ari nko Debby yabivuze shaka umushuti wawe wizeye cyangwa umama wawe cyangwa undi muntu azajya bari uhari uwo ni papa w'umwana wawe ntacyo azamugira nta n'ikindi kintu mumuhe ati kuwa mbere nicyo kigomba gusa gufatira umwana wawe agombe kumenya amasaha narenze 30 he's not getting the kid that's that ubundi kugo ugomba kuba strict very strict and straightforward nabyo kugira ngo amakuru ni meza no it's about baby and only baby icyambere ntabwo uza amafaranga wenda kumusaba amafaranga urakora ufite amafaranga which is amazing kuko benshi bafatira kuri financial actually niba ushaka no kwimuka ngo wimuke muri quartier bagamo ntazamenye n'ahantu iba shaka umwana wawe cyumwe ati you know what is this time duhurira hangaha umwana wawe ndamufitana fata umwana wawe aya masaha nusanga iyo masaha adahari wigendere nakwandika ubwati twavuye ntabwo turi ibyapa ubundi ubeho ubuzima buri very easy ariko yazo umuhungu utenye kuvuga ngo you can never move on from me ndagufite you are all mine nyine nta handi muri make ikindi kintu namugiraho inama buriya nuko abantu benshi batabimenya but you gave birth with this person and you still went to sleep with this person that means spiritually you're so connected nuko abantu batajya babibona but somehow uri kurwana intambara yo kumwikura physically but spiritually you're so tight so go and pray and niba uzakora meditation niba uzabimanifestinga remove umukarabe mu bugingo bwawe no mu buroho hose umukarabe cause this man is in your nerves, in your heart, in your brain. Actually, the man is a narcissist. Very narcissistic. Ikindi ugenda unihugure ku bintu by'aba narcissist no kuntu wabana n'umuntu uri narcissistic. Because it's gonna help you so much. Yeah, actually, the time I get to know that the person is a narcissist, I broke them. I don't care. Yes. They want attention, by the way, and actually, control. It's very. I hate someone who drains me. Kandi iyo mvuze drain uziko byumva hano mugatuza se ko umuntu ari drain they do like someone drains your energy you feel so ukabyumva muri we ko umuntu yakudraining all your energy upon and everything and manajo ibyo rero ngiye manu byumva ko ntabyo gikeneye pe ntabyo gikeneye njya ari umushiti wanjye rero w'umutipe nkunda kubwira nka ngatuwe abantu baragukoresha because you talk too much ugira ikibazo ukatugenda ukabwira umuntu of course that person is going to use you because definitely. He knows all your problems. Yes. So please shut your mouth. Yeah. So that was the story for today, and I was with my friend here, and actually I was supposed to be the interviewer. She became the. So I don't like it. Umbarata twari tumufite ibibazo byinshi sibyo. Thank you. Ndabizi ko munshimiye and you're welcome. So guys, don't forget to subscribe. Tell your friend to tell a friend. Again back on YouTube, TikTok. I'm so sorry I'm missing that. I'm not on that. I'm not in the inbox. Ujye ubahereza ka link.
ntabwo bagashakana ntabwo bashakuza bashaka kuzandika mu gitondo hey bantu b'Imana nakererewe. I'm so sorry guys, I won't do that again. Okay, I love you all, and anyway thank you so much for watching. I hope all of you are happy new year, and Imana is tuzahore bino kunyagaza twese tumeze neza twishimye. Yeah, that's all. Thank you so much.